Ndabasuhuje cyane n'ikaze aho muri hose. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku amazina y'abana b'abahungu dukura muri Bibiliya cyangwa se afite inkomoko muri Bibiliya. Ntimucikwe. Shimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, gukora like na comment ndetse na share, kudushyigikira, kutuba hafi mu biganiro byacu ni iby'agaciro cyane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma abashya mugeze hano bwa mbere mwiyumvemo ikaze, hanyuma mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu ba mbere kandi turusheho kugenda tuba benshi cyane. Ndabashimiye cyane ko mubyemeye. Izina rya mbere duhereyeho ni Ozni. Iri zina akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba ari izina rigaragara muri Bibiliya aho ryitwaga umuhungu wa Gadi, akaba ari Ozni akaba yari umwuzukuru wa Yakobo. Hanyuma risobanura utega amatwi akumva. Izina rya kabiri dukurikijeho ni Etani. Etani akaba ari izina naryo wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umuntu ukomeye cyangwa se umuntu wumva ko bishoboka. Hanyuma muri Bibiliya rikaba rigaragara mu bami ndetse no muri Zaburi. Hanyuma Etani akaba yari umugabo w'umuhanga kandi akaba yari umuyobozi w'indirimbo. Hanyuma izina rya gatatu ni Jezani. Jezani akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umukiza. Hanyuma Jezani akaba yari umuyobozi ariko nanone akaba umukristo wo muri Tesalonike, akaba yari umuyobozi w'abatesalonike ariko kandi akaba yarakundaga kwakira Pawulo na Silasi mu ivugabutumwa ry'aho ngaho muri Tesalonike. Rikaba nyine ari izina nk'uko rigaragara mu byakozwe n'intumwa ndetse no mu Baroma. Hanyuma izina rya kane ni Oreni. Oreni akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ubuzima cyangwa se gukira cyangwa se nanone kubohoka. Hanyuma iri zina muri Bibiliya rikaba rigaragara mu ngoma cyangwa se none hari ahandi muri Bibiliya icyo gitabo cyitwa amateka. Noneho izina rya gatanu ni Nowa. Nowa ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ikiruhuko cyangwa se umutuzo cyangwa se nanone rikaba risobanura amahoro. Hanyuma iri zina muri Bibiliya rikaba rigaragara mu itangiriro, hanyuma rikaba ari izina ry'umugabo nawe uzwi cyane muri Bibiliya, Nowa, aho yabaje inkuge kugira ngo abantu babone aho bahungira umwuzure wendaga kurimbura isi. Hanyuma izina rya gatandatu akaba ari Jesi. Jesi rero akaba ari izina wakita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umwami cyangwa se rikaba risobanura impano y'Imana. Iri zina rero rikaba ari izina naryo rigaragara muri Bibiliya muri Samweli wa mbere, rikaba ari izina ryitwaga papa w'umwami Dawidi. Hanyuma izina rya karindwi akaba ari Asha. Asha akaba ari izina wakita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ibyishimo cyangwa se rikaba risobanura uwahawe umugisha cyangwa se umunyamugisha. Hanyuma iri zina muri Bibiliya rikaba ryaritwaga umuhungu wa Yakobo wa munani. Izina rya munani ni Zayoni. Zayoni akaba ari izina wakita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ahantu handi Imana ituye cyangwa se ahantu hatuye abantu b'Imana. Iri zina rero naryo muri Bibiliya akaba ari izina rigaragara muri Samweli ndetse no muri Zaburi n'ahandi henshi hatandukanye. Izina rya cyenda ni Karebu cyangwa se Karebu. Iri zina rikaba ari izina wakita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura uwizera. Hanyuma muri Bibiliya Karebu agaragara mu kubara ndetse n'ahandi hatandukanye, akaba ari umwe muri ba batasi 12 Mose yohereje kujya gutata igihugu. Hanyuma izina rya 10 ni Jordani. Jordani akaba ari izina wakita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura
kwezwa cyangwa se nanone guhinduka mushya. Jordan rero akaba ari izina rigaragara inshuro 185 muri Bibiliya. Akaba rero ari izina ryitiriwe umugezi wa wundi Yezu yabatirijwemo, cyangwa se nanone wa mugezi Abisirayeli bambukaga ubwo wacikagamo kabiri kugira ngo babone uko bambuka. Izina rya 11 ni Oliva. Oliva akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura agaciro cyangwa se ubwiza cyangwa se nanone kurumbuka. Iri zina rero rikaba ari izina naryo rigaragara muri Bibiliya, mu itangiriro ririmo, mu Baroma ririmo, muri Zaburi ririmo, riri ahantu henshi. Rikaba rero ari izina ryitirirwa igiti kivamo amavuta za olive oil n'ibindi bintu bitandukanye. Rikaba rero ari igiti cy'agaciro. Iri zina rero rikaba rikomora inyito yaryo kuri iki giti. Izina rya 12 ni Eden. Eden akaba ari izina naryo wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ahantu heza, ahantu h'ibyishimo. Hanyuma muri Eden hakaba ari ya ngobyi Imana yatujemo Adamu na Eva. Izina rya 13 ni Elisha. Elisha akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura Imana ni umukiza wanjye. Hanyuma rero Elisa muramuzi, ni umuhanuzi ukomeye mu isezerano rya kera. Hanyuma izina rya 14 ni Jasper. Jasper akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umuntu udasanzwe. Hanyuma rigaragara muri igitabo cyo Kuva, hanyuma rikaba rikura inyito yaryo ku ibuye ry'agaciro, naryo rigaragara muri Bibiliya. Izina rya 15 ni Mark. Mark rikaba ari izina risobanura uwizera, rikaba ari izina naryo wakwita umwana w'umuhungu. Mark rero akaba ari umwe mu banditsi b'ivanjiri, naryo iri mu isezerano rishya. Izina rya 16 ni Nicola cyangwa se Nicholas. Iri zina rikaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura intsinzi. Hanyuma muri Bibiliya rigaragara mu byakozwe n'intumwa, aho uyu Nicholas cyangwa se Nicola yari umugabo ufasha intumwa mu bikorwa bya sosiyale bitandukanye, gukurikirana ibikorwa byo gufasha abakene n'ibindi bitandukanye bya sosiyale, noneho kugira ngo intumwa nazo zikonsantre mu kubwiriza ubutumwa bwiza, cyangwa se zibone umwanya wo kubwiriza ubutumwa zidafite ibindi bizihangayikishije cyangwa ibindi bizitwara undi mwanya mwinshi. Izina rya 17 ni Mikael. Mikael akaba ari izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ngo ninde uhwanye n'Imana. Hanyuma iri zina naryo ni izina ry'umumarayika ukomeye w'Imana, ndumva mumuzi cyane, marayika Mikael. Aha rero akaba ariho dusoreje uru rutonde rw'aya mazina twabakuriye muri Bibiliya, amazina agezweho n'uyu munsi wakwita umwana w'umuhungu. Niba ugeze kuri uyu munota ukande like, niba uri mushya ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino, naho utaha. Bye bye.